ikintu cyantunguye no kuntu utaduhamagaye muri graduation yawe se ntago mwagize graduation mwebwe iyi mashini twarayigize ariko nyine umukuru yaturiye yarabiye ngasanga agiye hagati mu mambura ashushanyijemo inka ati yari igiye kwahira nimba kwisha urumva bano bana bakiri bato yabinsaba guhamamoza ubwo pe nanjye mu rugo iwawe nese ubundi ndakubwiye ko ngo waje hano ku ishuri mu binanje kukubaza nandi nje kukubaza ese bimeze bite nta makuru yaho umugabo wawe ya nibyo yadoze ngo mwarabishimye nibyo nari ndimo mubaza ariko kugeza amaginga muri ababyeyi beza sinzi ikintu Innocent azakwitura tuzamubaza buriya birazangurira iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oya sireka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho njyango ndagasuka mutondo sasa no gwasa amatara gake cyangwa sambi ubundi wicara kuri Manzi na Innocent wirebere byinshi byiza twagutegura uyu mwaka dutangiranye imbaraga nyinshi dufitemo akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire kure cyane hashoboka uyu mwaka ntangiye mbabwira ngo muriho kubw'impamvu waba uri mu Rwanda waba uri muri Afrika Asia ndetse na Australia uriho kubw'impamvu hari Imana yemeye ko ubaho kandi kubaho kwawe ntago ari impanuka mu by'ukuri uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe uyu munsi ndi ku ishuri ariko nje mu bihe amasomo yagize uteye yashoje Innocent duherukana ari ku ishuri ari kwiga imashini ariko atubwira ko agomba gusoza ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 2023 uyu munsi rero nagarutse mu mwaka wa 2024 ushobora kwibaza se ko yarangije ishuri none onje kureba iki nta kintu nje kureba namenya amakuru ko ari mu kazi namenya amakuru none ko ari mu kazi hari ibiraka by'abanyeshuri arimo gukora ndavuga ati rero reka ngende ndebe nimba kuko ibintu ari kubikurikirana neza ese icyo nakibaza nawe wakibaza Innocent yabonye imashini ye ese afite hari gukorera hanyaho reka tujyaneyo turebe mu by'ukuri nahageze ntago ari kure reka tujyaneyo turebe tunamusuhuze atwihere ubwino bushoboka cyangwa se atwihere ukuri kubwe mu mashini Innocent meze biti birangiye nkugezeho nanone gifashe bitese kumera cyane mwaka mushya kuri twe meze neza nukuri wese meze ute urakomeye ko wabaye inzobe cyane ni izuba andi makuru y'iminsi ndashima Imana nta kibazo meze neza ndabona ibintu hano uri kubikurikirana cyane hari umuntu wandiye akararambira ngo Innocent ngo ngo ibintu ari kubikurikirana hariya handi yigaga ndibaza se waje kwakora iki konzi ko wasoje amasomo yawe kuri tariki 23 noneho waje gukora iki ahanga ndavuga ati rero kugira ngo nshira amatsiko kuko nanjye ibyo birakanari natwe twari twabitangiyeho nibwo buryo turanga rero kugira ngo tunoze gukora no forme tuzisoze nubwo na machine ifite urone ngiyi ni ya hano ku ishuri nyine nayitiye turakaraka turi gutera nyine turakaraka muri gutera ikintu cyantunguye no kuntu utaduhamagaye muri graduation yawe se ntago mwagize graduation mwebwe iyi machine twarayigize ariko nyine umukuru yaturiye yarabyanze ngo nta bintu bya kamera ushaka kubishyira kuri kamera Okay ibintu ndabona umaze kubimenya neza kabisa rone se shati nayirangije ishati wayisoje urabona ni 190 sigiye gushyiraho sinye ubundi tukayishyira hariya deni ngiyi ni kabutura n'ijipo ibindi twamaze nasigaje kubiteranya ishati y'inyisoza ndahita nkora naye mashini y'ishipo harimo ijipo n'ikabutura yego nyuma yo gusoza ishuri surabona ibiraka by'ibu ubundi bingi bari byo twari turimo gukora tugasoza kwiga bitararangira ariko nta bindi biraka ibiraka byayikona na stress nta mashini ufite stress z'umugabo ibiki byose ni ibibazo byose urumva rero ariko
biragenda bikemuka biragenda bikemuka. Aha, rero ubwo naringize ngo wenda bambwiye ngo waje kudodera ahangagira ngo waba warabonye imashini wenda ukavuga ati ntago urabona turiye ya nyayo kuba wayijyanamo ukaba warayizanye mwahanga. Nta mashini ifite iyi ni hano ku kazi n'ubundi uko mu mubyeyi aratubwiye ati ibiraka bya n'ubundi ntabwo iniforme zirarangira mwaza ukamfasha ari byo mpamvu muri kubona turi muri ibi ngibi. Niyo mpamvu wajanga. Niyo mpamvu naje kumufasha nyine urabona ntabwo twari kumutereranya yaradufashije. Oya courage buriya umuntu ari kugenda amenya ibintu atera imbere gake gake ibintu n'ibindi agenda agira ute agenda bimenya. None se wagize amanota meza se mu kurangiza ishuri rya eti cyakubwiye ko watsinze neza? Ntabwo bisaba ngo birote ngo abaye wa kabiri ahubwo twege dukora bya pratique. Yego ntabwo hanga dukora theory. Waje muri batatu ba mbere se? Undi hano nkuko mbere yari yakubwiye baduha imyenda akaba ati ndashaka ko iyi modeli muyidoda kuko tuba twarazize. Rero iyo idaze neza kuko urabona nimba ngiyewe nawe twaje kwiga ariko bamaye modeli yanjye nawe baguhaye modeli yawe biragusaba yuko nyine ugomba kuyikora neza kuko umwenda twadoze nawe tugomba kwambara. Iyo mwadoze se cyangwa se iyo we wadoze barayishimye? Batayishima ntabwo yagoramye sinayitoze nabi aho umushona wagombaga kujya niho wagiye. Aha, sasa rero buravuze ati ngomba kujya ntera ibiraka. Usibye ibya hano ku ishuri mu buzima busanzwe aba bandi baza kudodesha imyenda y'abana bo kuri Noheli bambaye kuri Noheli bagize bate hari biraka wagiye ubona byibuse? Urumva ibiraka ubibona ari uko ufite aho ukorera ufite n'imashini ari igikoresho cyawe. Rero kuza ngo bagusanze mu rugo ngo turashaka kundodera nta mashini ugira se barakubona basi n'ibitenge ugenda bidandaza ngo bagire ngo uradoda. Ese ubwo ibyo biraka nabibona gute? Nubu nuko ari umwarimu watwigira bati nimuze mukomeze ibyandi mwakoraga mu birangize ejo n'ishuri. Ndabona ati cawe nta no hari menya yagize izindi gahunda. Nari ko mamusanga nkamubaza neza nkamubaza ati uyu munyeshuri wacu byagenze bite? Graduation yagenze neza zagaruka nawe hari ni twebwe turi hano urabona abandi bari hanze abandi turi hano. Imyenda urabona turagenda tuyidoda tuyirangiza hano nta bipesi biriho nabyo biransaba gushyiraho agashati ngagatera ipasi umunyeshuri akaza kugatwara neza kameze neza. Aho urangirije kwiga urabona imbogamizi ufite ari iyihe kugira ngo ube nawe wajya ku isoko ry'umurimo? Urabona ntabwo waba uri umuhinzi uba udafite isuka ngo witwa umuhinzi, nta nubwo waba uri umunyeshuri udafite ikaramu n'ikaye ngo uvuge ko uri umunyeshuri. Imbogamizi zo ni nyinshi urabona nk'ubu nta mashini ifite kandi buri ibi bintu dukora ntabwo ari nko gucuruza ngo uramanika ibintu ucuruza ujye kurangura. Bigusaba ku kintu ufite imashini urabona nk'iyi mashini urayifite umukiriya araje akubwiye ikintu ashaka urakimukoreye kubera iki ufite iyi mashini. Ubundi niyo suka yanjye isuka nayo mfite. Niyo mbogamizi yanjye. Uramutse ubonye imashini rwose isoko ry'umurimo warihangamo. Bibaze none yo mana nabakandagira nabamara kuko umwanya nahaye ibi bintu kubyiga ntabwo nawupfusha ubusa. Mbonye imashini icyambere ni imashini bura wabonye imashini wanayitereka n'iwawe mu ku muhanda ukandikaho icyapa ngo aha hantu ndadoda. Modeli zose cyane Nyamerika ishawurini zose nkazimanikaho ati hano ndadoda. Kumva nyine udafite imashini icyo cyapa ntacyo cyakumarira. Ko binagoranye se nkurikije na situation y'ubuzima urimo namaze kubona ko igishoro cya mbere ari ubuzima kuko n'ubundi niyo mashini ibonye nari muzima ntacyo nayimarisha ariko kuba tugihumeka ntekereza ko byose bizakemuka. Usibye kuba nari kukuganiriza ku ibintu byo gusoza ishuri mfite no kukuganiriza uburyo uriho uburyo ubayeho nyuma yaho umugabo wawe ntaragaruka mu rugo ntabwo turongera kumubona. Ese ubuzima bumeze bute? Umwana ari kujya bagiye gufungura ese uraza kubihuza ute ubwo buzima bw'umwana agiye ku ishuri siko bimeze nta kazi ufite umugabo ntahari ibyo bintu uraza kubihuza ute mu by'ukuri? Uhimbajije ibyo bibazo ubutumye nsubira kure urabona nta kazi mfite ndi mu rugo nta mugabo ndi mu rugo mbese kandi abana ejo ni ishuri abana ejo ni ishuri nta bikoresho mbese nanjye nganuye gutya ameze nk'urujanga rwapfumuye ishashi mbese nta kintu na kimwe kizima afite pe.
usibye ubona ndimo guseka usibye kwitera amahoro nyine nkumva ko ibintu bibaye ariko ndahangayitse inzu kurya n'umusaraba urenze mbese singiye kuvuga ngo wenda ngo meze neza ngo ndadamaraye ntabwo bimeze neza yego ikibazo rero ni uriya mwana ugiye gusubira ku ishuri minervari wenda ibikoresho byazakomezanya ibyo yari afite ese nagisubira ku ishuri kurya bizagenda bite abana urabizi abana nta kintu kuvuga ngo ntago ari umwana wa segonderi ibyo byonyine ikaye naguraga buri gihe zimwe ngo abana baziciye ngasanga yagiye hagati mu mwambura ashushanyijemo inka ati yari igiye kwahira nimba kwita urumva bano bana bakiri batoya bisaba guhamamoza aho ngura gukoresha buri kintu cyose ngura muri make ntabwo magaze neza pe ubu nubwo ubona ndahangaha ndi kwibaza ukuntu bazasubira ku ishuri byashoboye ntabwo byabura ngewe ubu ngubu hari n'igihe mbitekerezaho nyine nkumva birandenze nkibaza naje wenda nanje no mu rugo pe nanje mu rugo iwawe niyo bambwiye ngo waje hano ku ishuri mu binanje kukubaza nje kukubaza ese bimeze bite nta makuru yaho umugabo wawe yaba ari n'amaginga yangaya ese umwana bimeze bite ubuzima nyine nanje kukubaza ku buzima busanzwe ntago nzi umugabo wanjye ahantu ariko kuva cyagiye turi kumwe ntago nongeye kumubona nabihariye Imana mbese ati Imana nimba uzi yuko koko ari wowe nyiramaboko ari wowe nyiribitangaza koresha imbaraga zawe nzabona umuzana mu rugo kuko nabanyabone guhora mwirukaho n'ubundi ntacyo nica nta nicyo nyujije ageza ngo ndituriza ubwo mbe Imana nibona yuko akwiriye kugaruka mu rugo Imana izamugarure yabishyize mu maboko yabyo umwana we kuba turi mu rugo nimba twari yararya nimba tutari yarabyihanganira ubu ngo bari kumbwira ati bamumenye yuko mu cyumweru gitaha ari ishuri hatego mwana wanjye uzajyayo muzajyayo nimugire ikibazo muzajyayo ariko nyine ntaho ndi kwerekeza amaso ngaha niho nzatabarirwa ubwo Imana nibishaka Imana igira inzira nyinshi arigenza umva ngo ntanagiye ku ishuri ibibazo byanye na se byo uraza kubihuza kuko ngiye ndi kwibaza mama we yaraje ateza induru ateza muvumo akavuyo sibyo ndibaza umwana ugiye kongera ufata umwanzuro kuba wamusubiza ku ishuri n'ibibazo byanye na bitari byarangira uriya mwana n'uwanjye yego uriya mwana n'uwanjye kuko uriya mubyeyi nimba ko ari na nyina nta kingaragariza ko ari nyina namusabye ibyangombwa nabyo yigeze azana nta kigaragaza ko uriya mwana ari uwe ubwo rero kuko ingamba narwanye ni nyinshi shanya intambara narwanye ni nyinshi ntabwo ari yanera ubwoba nimba ashaka ko duhangana wazahangana na leta ntabwo azahangana nanjye yego namuhaye gasopa azongera kungarukira iwanjye tuzabirwana sinjya kamera yanjye nihaguruka hazashya mpora ncisha bugufi ariko iyo ubwo nukomeze kunsembura ibi kibazo ibibazo rwose ndabona tica muraho neza murakomeye nari mfite amatsiko nta nakubonye rwose nari kumva mbabaye cyane ndimo kwibaza ngo abashyitsi baje umwaka mushya Imana ishimwe cyane rwose ndakubonye umunyeshuri wanjye ngo yasoje ishuri graduation igenda neza ibyo yadoze ngo mwarabishimye nibyo nari ndimo mubaza ariko kugeza amaginga ngaya nasanze ari kudoda imyenda y'abanyeshuri ahangaha ese uburyo yayidozemo bimuhereza amanota yo kuba yarize neza cyangwa ibintu abizi oya kubaza atici abanza ndebera verifiye neza kwizerwa nayo mpamvu ubona yaduteyeho n'amazina ateranyaho n'imibare n'iki byo ziba zisa kugira ngo umwana atazayoberwa iki ubu rero igisigaye ni ibipesi agiye gushyiraho ndabona yari yamaze kwishyiraho agabura kamwe ubundi bikabirorana none se ubu mugiye kumufasha iki kugira ngo ajye hano hanze ahangaha ameze neza ubu rwose kujya hanze ho ntabwo bizatinda ibikoresho haraburamo dukeya ariko ubundi ku isoko ry'umuntu yahageze niyo mpamvu ndi kumumenyereza cyane afite ikibazo cy'imashini ese baramutse ajya abona ibiraka akaza kubikorera aho ngaho byo nta kintu byaba bibangamiye cyangwa icyiza nuko yabona iyo mashini akajya abikorera aho ngaho abonye imashini ni byiza cyane kurutaho ariko n'ibiraka yayibonye ntibyatuma ataza
akaza agakorera ku mashini zacu yego ni nayo mpamvu nabonye ikiraka nkamuhamagara ngo aze ndebe ko ibyo yize kuko byose bikihari ariko nasanze bigihari ku buryo namwizeye nkamusiga nkagenda nkajya gushaka ahandi babampamagaye nkamusiga nkizera ko ibyo nasize nko mu makabutura y'abanyeshuri 100 nangahe urabona ko hasigaye igitambaro kimwe ubu izindi twazisoje mpita nzijyana ibindi birimo kubitera ipasi hirya kugira ngo tuzabijyane bimeze neza ndabashimiye cyane n'ukuri muri ababyeyi beza sinzi ikintu Innocent azakwitura tuzamubaza buriya yazangurira azampa inka agomba gukura ubwatsi cyane rwose none se mu banyeshuri wari ufite ntazi umubare runaka urabona Innocent yarasoje mu masomo meza Innocent yasoje neza cyane yashyizemo imbaraga nyinshi kubera izaba atari zose zabaye nanjye bintera ishyaka nabona imbaraga atukana ishyaka ryo kumukurikirana cyane noneho ubwo abandi bana bagiye bataha bamwe bagahita bajya mu manteriye runaka abandi bakajya ku rubaraza iwabo runaka nanjye navuga nk'umuntu twabanye duturanye nkomeze mukurikirane ndebe bivuze ngo uko abona ibiraka azajya aza gufatanye n'indi bona nawe muhamagare amfashe mu minsi mike mezi make nawe azabonye iyo mashini ndagushimiye cyane Innocent tugana ku musozo rero ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bawe cyangwa se abantu bagukurikirana basoje kwiga urumva basoje kwiga ibintu bikora neza gira ikintu ubwira abantu bagukurikirana musozo ikintu nababwira cya mbere ni icya mbere mbanje gushima Imana yafashije mu bintu bigiye bitandukanye bikimfasha kuko no kuba nije hano ni Imana nshimira n'abafana banjye abantu bankunda abantu bamfasha mu buryo bugiye butandukanye kubangira inama bose bahaye respect cyane murakoze cyane rero reka ngushimire nshimira na mwarimu cyane mwari warakoze Imana iguhe umugisha cyane kandi ukomeze mukurikirane namwe rero ndabashimiye kuba turi kumwe Imana ikomeze ibamere umugisha ciao